Ikigo nderabuzima cya Kayove kiri mu bikuze mu karere ka Rutsiro kuko cyubatswe mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Abaturage bahivuriza bavuga ko bashingiye ku burambe bwacyo na serivisi gitanga gikwiye kugirwa ibitaro by'akarere. Turifuza ko iki kigo nderabuzima cya Kayove cyakongererwa ubushobozi kigatanga serivisi zo ku rwego rw'ibitaro byakunganira ibitaro by'akarere bya Murunda dufite, kubera ko twakira abaturage benshi batugana. Muri abo baturage harimo abafite ibibazo biba bikeneye serivisi ziri ku rwego rwisumbuye ku rwa centre de santé. Icyo gihe rero bakoroherezwa kujya babona izo serivisi zo ku rwego rwisumbuye bakazibona hafi batabanje gusiragizwa kugira ngo bajye ku bitaro bya Murunda, kuko ahantu biri ingendo kujyayo biragoye, inzira zaho ziragoye. Haramutse habaye ibitaro byashobora gufasha abaturage bo muri aka gace n'akatwegereye, cyane cyane ko hano twakira abantu benshi batugana, abo ubushobozi bwacu bubaye buke tukabohereza ku bitaro, ariko haramutse habaye ibitaro byafasha abaturage benshi kudasiragizwa no gukora ingendo ndende bajya ku bitaro bya Murunda bitwegereye. Umuyobozi w'iki kigo nderabuzima Dr Venant Yakaremye nawe yunga muri aba baturage bahivuriza, agasanga kigizwe ibitaro by'akarere byatuma kirushaho gutanga serivisi iboneye kuko ubushobozi bwabwiyongereye. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rutsiro Uwizeyimana Emmanuel avuga ko gushyira ibitaro bikuru muri Kayove ari igitekerezo cyiza, ariko ko byaba byegeranye n'ibya Mururu, ahubwo ko bafite gahunda yo kubyubaka ahandi kugira ngo bibashe gusaranganwa abaturage bose b'akarere ka Rutsiro. Cyakora akemeza ko wenda harebwa uburyo hari serivisi zakongererwa ubushobozi. Mu by'ukuri urebye ahantu ibitaro byacu bya Murunda biri, ukareba n'ahantu iyi centre de santé ya Kayove iri, urabona byegeranye cyane, ku buryo ubitekereje gutyo nk'igikorwa kinini wifuza kuzana mu karere, ntago wahitamo ko cyaza hano muri centre de santé ya Kayove. Mite nabaha amakuru ko twifuza ko mu karere kacu tugira ibitaro bindi bya kabiri, ariko twifuza ko bijya mu murenge wa Rusebeye. Nimba muze aka karere n'imiterere yako, murabizi ko Rusebeya, umurenge wa Manihira, Mukura ndetse n'igice kinini cya Ngororero nta bitaro bafite. Mu byifuzo rero byacu nk'akarere twumva twanatangiye no gukorera ubuvugizi nuko aho hantu ariho twagira ibitaro bya kabiri. Bityo impamvu tubivuga kandi tubyifuza gutyo nk'uko nabisobanuye mbere, iyi centre de santé yegereye ibitaro bya Murunda. Ukwegeranya rero ibyo bitaro bibiri gutyo, ufite ahandi mu karere udafite ibitaro byaba ari ugutatanya imbaraga, ariko tukemeranya ko icyo cyifuzo bafite twe tuzakirebera mu kongera serivisi nziza baha abaturage mu bikoresho bashobora kubona, ariko tudahise tuvuga ngo tubigize ibitaro by'akarere. Akarere ka Rutsiro kabarizwamo ibitaro bimwe gusa bya Mururu n'ibigo nderabuzima 4. Ikigo nderabuzima cya Kayove cyakira abantu barenga 150 na 200 ku munsi baturutse mu mirenge yose ikikije iki kigo nderabuzima. Abaturage bakifuza ko serivisi z'ubuvuzi bwo mu kanwa zirimo no gukura amenyo zasubizwa kuri iki kigo nderabuzima ngo kuko zigeze kuhakorerwa, ariko kubera kubura ibikoresho n'umuganga ubizobereyemo bikaza guhagarara. Rafiki Kabenga, Flash TV, mu karere ka Rutsiro.